bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Imari, ikigo gishinzwe ubutaka, inzego z'ibanze ndetse n'ikigo cy'imisoro n'amahoro hatangijwe igikorwa cyo kwandika imitungo itimukanwa. Ni igikorwa cyatangijwe ku mugaragaro tariki ya 6 Kanama uyu mwaka mu mujyi wa Kigali, gitangizwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza muri Minaloc, Dr. Mukabaramba. Dr. Mukabaramba yatangarije abanyamakuru ko imitungo itimukanwa isoreshwa yari mike. Iki gikorwa rero gitangijwe kikaba kizafasha abaturage kumenya imitungo yabo igomba gusora n'isonewe, bityo iyisonewe ntitangirwe umusoro. Nibyo twashakaga kuko nibyo twashakaga mu kwandikisha iyi mitungo itimukanwa, kuko iyo urebye nk'umujyi wa Kigali, iyo urebye amazu yubatswe n'ubutaka aho buri, usanga hari akarere gafite imitungo myinshi kandi idasora. Kumva rero abantu bose nibamara kwandikisha imitungo yabo, umuntu azaba azi neza isora. N'ubungubu yarizwe wenda kuko hari yanditswe bafite ibyangombwa banditse mu butaka, ariko hari igomba gusonerwa, hari n'igomba kwishyura. Ibyo rero ahubwo iki gikorwa kirafasha abaturage cyane, kuko hari aho umuturage ashobora kwishyura atagombaga kwishyura, hari naho yishyurwaga menshi cyangwa make. Aha rero hari amakuru ari muri kiriya kigo cy'ubutaka, amakuru ari ku cyemezo cy'ubutaka, ariko atarari muri Rwanda Revenue. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo leta y'u Rwanda yahaye ikigo cy'imisoro n'amahoro inshingano zo kwakirira inzego z'ibanze imisoro n'amahoro. Komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro Bwana Bizimana Rugani Pascal avuga ko kuva ikigo cy'imisoro n'amahoro cyahabwa izo nshingano, imisoro n'amahoro byakirirwa inzego z'ibanze byagiye bizamuka. Mu mwaka wa 2016-2017 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakiriye izo nzego imisoro ingana na miliyari 49.2. Mu mwaka wa 2017-2018 hakiriwe imisoro ingana na miliyari 54.7 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu mwaka ushize wa 2018-19 hakiriwe imisoro ingana na miliyari 66.5. Uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite intego yo kwakirira inzego z'ibanze imisoro igera kuri miliyari 67.3. Asubiza ibibazo by'abanyamakuru, komiseri mukuru yababwiye ko kuba imisoro yakirwa igenda izamuka bitavuze ko igipimo cyayo kiri hejuru. Hari imibare yakozwe, hari ubushakashatsi bwakozwe, ntabwo mu by'ukuri ari umusoro u Rwanda rwihariye, kuko ku isi hose imisoro ibaho. Twagiye rero tureba uko no ku isi handi byifashe, tureba mu karere uko basoresha ubu buryo imitungo. Ntabwo rero navuga ko ibyacu biri hejuru, kuko natwe twagiye tureba mu by'ukuri uko abandi basoresha, aribyo tugenda dufatira nk'ibipimo twagenderaho. Mwari musanzwe mufite amakuru ko imitungo itimukanwa ndetse yanasoraga, none bibaye ngombwa ko abantu bayandikisha. Kubera iki? Birakemura iki? Hari icyo biri bwongere ku ngano y'umusoro w'ikirego? Murakoze kuri icyo kibazo. Hari itegeko rishya ryasohotse umwaka ushize mu kwezi kwa 9 tariki 7. Ni itegeko rero rishya rigiye n'uburyo imitungo cyangwa se imisoro yeguriwe inzego z'ibanze uburyo isoreshwa. Ubu rero muri iryo tegeko bateganya ko mu ngingo ya 12 ko umutungo umuntu utimukanwa atuyemo cyangwa se niba ari inzu utuyemo, iyo nzu isonewe. Ariko niba ufite indi mitungo itimukanwa, ushobora kuba ufite inzu y'ubucuruzi, ushobora kuba ufite inzu ukodesha yindi yo guturamo, itegeko riteganya ko iyo ngiyo izagisora. Niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi twashizeho ikoranabuhanga rituma buri muntu ufite umutungo uwo ari wo wose awandikisha, kugira ngo tunamenye nuwuhe usonewe, nuwuhe ugomba gusora. Niyo mpamvu mu by'ukuri twakoze gahunda yo kwandikisha, kugira ngo tube dufite mu ikoranabuhanga imitungo yose na ba nyirayo, bityo muzi ko iyo tubifite muri system biranafasha no kumenya abasoze, abatasoze, bityo tuba twakurikirana kugira ngo abatarasoze nabo tubishyuze ku gihe. Ariko ngira ngo intego navuga nuko tugomba kwihaza. Kugira ngo twihaze nibi byose turi mu hanga, kugira ngo nibura turusheho kongera abasora, twagure ibyo bita assiette fiscale, kandi ndibira ko bishoboka, kuko
uko systeme zigenda zijyaho, uko amategeko agenda ahinduka akagena uburyo bwo gusoresha bushya, hari icyizere ko mu by'ukuri n'abazihaza bakajya bifasha imishinga yabo yose yishurwa cyangwa se amafaranga y'imisoro yinjira abafinansa 100%. Bamwe mu baturage twaganiriye batangaje ko igikorwa cyo kwandikisha imitungo itimukanwa cyatangijwe ari icy'ingenzi kuko kizatuma bamenya umutungo badakwiye gusorera ndetse n'ugomba gutangirwa umusoro. Mu by'ukuri je numva kwandikisha ubutaka bituma dutanga amakuru nyayo akandikwa, hanyuma noneho rero natwe kandi tukaba twizeye yuko dufite nka tini namba tuzajya dusoreraho ku bundi nta yari ihari, tukaba twizeye yuko imitungo yacu dushobora kuyiburana nyine kuko itwanditseho, tukaba twumva dushobora no kuyitangaho nk'ingwate. Itatwanditseho ntabwo byashobokaga ku batari barayandikishije. Kubera ko nzi agaciro ugusora bifitiye, nanjye nk'umuturage utuye mu karere ka Nyarugenge naje hano kwandikisha umutungo wanjye utimukanwa. Wari wanditse ariko nkurikije ibyo abayobozi batubwiye ni kongera kuwandikisha kugira ngo hari ibyo badusoneye tumenye ngo badusoneye ibiki tuzasorera ibiki. Hari ikindi bavuze cyuko inzu umuntu atuyemo itazongera kugisora. Inzu umuntu atuyemo cyangwa se niyo yaba adahari ariko ari inzu imwe y'umuryango, bavuze ko nayo itazongera kugisora. Ubundi inzu mwabagamo mwari musanzwe mwishyura imisoro yazo? Yego, inzu ntuyemo najyaga nisura umusoro. Oya, nta musoro ngewe natangaga, ahubwo izo nkodesha nizo zatangaga umusoro. Nabonaga se bitari ari ikibazo wenda nta kuntu byari bibabangamiye. Urabona i Kigali kwa ko buri kamwe kose ari ifaranga, urabikora kuko uba ubona inyungu ariko ntibura kukubangamiraho gakeya, ariko ukabikora kuko uzi inyungu bizavamo. Ubutaka butanditse nyine kwishyura imisoro, urumva yuko ushobora kutayishyura kuko nyine bitakwanditseho, aho wazabikwandikiraho ukazasanga imisoro yakubanye myinshi. Hari abatabisobanukiwe, tuvuge nk'ubu ntago twese abaturage ba Kiyovu ariko twaje hano, bivuga ngo ubuyobozi bw'ibanze bwakamanutse bugasobanura abaturage icyo uyu musoro umaze n'icyo uvuze. Hari nk'umuturage wavugaga ati ndasorera inzu ntuyemo nongere nsorera ubutaka, ugasanga ni ibintu atari kumva. Rero nukuvuga ngo inzego z'ibanze nizimanuka zigasobanurira abaturage uko noneho itegeko riri kubigena, ndibaza ngo barabyumva. Mu kiganiro duherutse kugirana, komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriye inzego z'ibanze Karasira Ernest yadutangarije ko kuri ubu umuturage yegera ibiro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro yitwaje ibyangombwa by'ubutaka bye, agatanga n'andi makuru agomba kubikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hagamijwe ko igikorwa cy'isoresha ku mitungo itimukanwa kizajya kigenda neza. Uburyo dufite ni system dufite dukoresha basura umukozi aho haba twaba twamenyeshejwe, noneho akaba yakwandika mu by'ukuri, ariko turimo turabitekereza ko mu gihe cya vuba, ndatekereza ko mu gihe kitarenze nk'amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe, abatekinisiye cyangwa se abashinzwe ikoranabuhanga barimo barabikoraho ku buryo hazaba hariho uburyo kuba wakwandikisha ukoresheje telefone yawe, nkuko dukoresha telefone mu kudekarara cyangwa mu kumenyekanisha umusoro cyangwa amahoro, ukaba wajya kuri telefone yawe ugashyiramo UPI ukabona amakuru arimo, ugashyiramo amakuru yose akenewe ukaba wakwiyandikisha, cyangwa se ukaba byakorwa mu buryo bwo guca ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, aho n'ubundi abantu basanzwe banyura bishyura imisoro, noneho haba hariho aho unyura wiyandikisha ku buryo amakuru akenewe yose wayashyiramo aho ngaho, hanyuma ukabona nimero iranga umusoresha, kuko umuntu wese uziyandikisha azaba afite nimero iranga umusoresha cyangwa se TIN, ku buryo bizaba bitworera kumenya abasoresha dufite ku musoro ku mutungo utimukanwa, ariko byumvikane ko TIN ikorera ko ari imwe umuntu akoresha muri byose. Usanzwe afite TIN mu by'ukuri we ntabwo tuzasaba kumuhindi,
uburyo twabiteguye tujya kwandika tugashyiramo irangamuntu yawe tuzajya tubona ko usanzwe ufite TIN gusa TIN tuzaziha abazaba batazifite. Hanyuma iyi gahunda yo kwandikisha imitungo itimukanwa watubwiye uburyo iteganijwe, uburyo mwiteguye, iraza yongerera iki izi nzego z'ibanze ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakirira n'ubundi imisoro n'amahoro byazigenewe? Umusoro ku mutungo utimukanwa n'ubundi wari usanzwe wishyurwa ariko ukishyurwa n'abantu bake cyane, abantu bafite icyo twita inkondabutaka mu kinyarwanda cyangwa se titre de propriété cyangwa se mu cyongereza freehold titles. Abo ngabo nibo bonyine bishyuraga umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko ubu ngubu dufite icyizere ko kubera ko waba ufite iyo titre cyangwa utayifite, umusoro ku mutungo utimukanwa itegeko rigusaba ko ugomba kuwutanga. Gusa ubwo bitewe na kwa gusonerwa kurimo, ubwo wenda umuntu ufite inzu imwe ntazatanga umusoro ku mutungo utimukanwa ku nyubako, ariko uzaba ufite inzu irenze imwe we azawutanga. Byumvikane neza ko mbere y'iri tegeko tuvuga umuntu waga afite inzu 10 ziherereye, reka tuvuge ahantu hashwa hari hahenze muri Kigali nka Nyarutarama cyangwa Gacuriro cyangwa ahandi hariho hose cyane na Kimihurura nabona bane quartier nayihenze, iyo waga afite inzu 10 zidafite titre yishyuraga amahoro y'ubukode bw'ubutaka gusa, nta kindi kintu yishyuraga. Ariko uyu munsi uzifite azaba asonewe imwe ku mahoro ku musoro ku nyubako, ariko nibutse ko umusoro ku nyubako niwo usonewe wishyura ay'ikibanza nigeze kwisobanura. Ni ukuvuga rero za zindi 9 zisigaye zitasorerwaga mbere, ubu ngo azajya yishyura umusoro ku mutungo utimukanwa. Bivuze ko nubwo tudafite imibare mu by'ukuri ifatika twahera tuvuga ngo ni ayanga yazaboneka, ariko hari icyizere ko inzego z'ibanze hari ikintu kiziyongera ku bushobozi babonaga bwo gukomeza kwigira ndetse no gukomeza kugeza ku baturage babo ibikorwa by'iterambere. Byumvikane neza ko uyu mwaka nurangira mu kwa 12 tuzaba dufite nibura ishusho yo kumenya abantu dufite nibura bashaka kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, wenda bikaba twanaheraho dukora projection cyangwa dukora iteganyagihe ryo kuvuga ngo uyu mwaka utaha tuzabona aya, umwaka ukurikiyeho tuzabona aya, bitewe n'amakuru tuba twarabonye muri uyu mwaka. Aho ngaho rwose ndumva tuba dufite amakuru tunavuga ko yaba yaherwaho hagira ibyemezo bindi byafatwa.